uko Imana yubatse ibintu mu butatu, Satani nawe agira ubutatu. Nshatse kuvuga iki? Mu Gifaransa baravuga ngo haranditse ngo ni Trinité de Dieu. Ni ngo Trinité de Dieu yubatite, habaho nicyo bita Trinité satanique. Trinité satanique ubutatu bwa Satani turaza tukabusanga aho mu byahishuriye Yohana. Ubunaziri bwacu bwa kino gihe aho tubukomora. Bushize akagaka ntabwo nakavuze kugira ngo twinjire muri sens typologique. Sens typologique mbashatse kuvuga ngo mu by'ukuri hari igicucu iyo mvuze ibintu bya typologie mbazanyemo igicucu cy'ibyashushanywaga mu Isezerano ryakera ariko byasohojwe nande na Kristo nyirizina kuko ari wari ufite uyu muhigo wo kuzagira gute kuzagaragara agaragara mu bwere bwiwe cyangwa se mu butagatifu bwiwe cyangwa se gutungana kwa Kristo. Yesu Kristo niwe munaziri par excellence. Mwese abadukurikiye ku IHUMURE TV, Imana ibahe umugisha kubwo mwemeye gufata uyu mwanya kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Ntabwo ari ukubwiriza ahubwo ni inyigisho z'uruhererekane. Si ubwa mbere ubonye umugabo uze kugukurikira inyigisho ze, nakiriza ko zirakomeza kuza kugufasha. Abantu bakeneye kumenya Bibiliya by'umwihariko twabigarutseho, tuvuga ko buri cyumweru ku isaha y'isa 9 hazajya hatambuka inyigisho, ndetse no ku isaha y'isa 5 n'igice haba hatambutse ikiganiro cy'amateka n'umuco. Ku cyumweru rero cyane weekend tuba tubafite ibidasanzwe. Uyu mugabo rero nawe turamwakiriye, ikiganiro cy'ubushize cyatambutse ariko wa kabiri, ariko iki cyatambutse ku cyumweru. Ntekereza ko rero n'umugisha kuba nawe tumwakiriye nk'umwigisha mwiza kugira ngo agire byinshi dusobanura ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Munyemerero tumwakire, tubanze tumusengere. Nge Ndikuzo Emi, ndashimira abantu bose twabanye mu gihe cyatambutse, na n'uyu munsi tukaba turi kumwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Ushobora kudukurikira muri Amerika, ndakwinginze nshuti, iki kiganiro gisangiza abandi biraza kuba iby'agaciro. Hanyuma abari ku mugabane w'Uburayi, abari kuri Australia, abari hano muri Aziya, ndetse n'abari muri Afrika, hano iwacu by'umwihariko Kigali, Imana ibahe umugisha. Hanyuma munyemerero dusenge dushimira abantu bose bakoze subscribe, cyo ni cyambere. Hanyuma wowe ukora like, Imana iguhe umugisha. Andi nawe wakoze share cyangwa se ugasangiza abandi iki kiganiro, watanze inkunga ikomeye. Hanyuma kandi igitekerezo, ikibazo aho muri comment. Munyemerere duce bugufi tubanze twiragiza Imana kugira ngo amaraso ya Kristo na Mwuka Wera bimuyobore. Data, turagushimye, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi no kugira neza kwawe. Uratwemereye kugira ngo twakire umutsima w'ubugingo ubasha kudutunga no kudukomeza, aho kugira ngo dutarare cyangwa se dukamuke. Data, turakwinginze kugira ngo dukomerezemo amagambo yawe abashe kudukomeza, imitima ibashe guhemburwa. Duciye bugufi kuko ubyemeye, kandi turabizi neza kubana natwe. Umukozi wawe, umugaragu wawe Pascal ntabariho, ahubwo yaburwe nawe. Hanyuma abantu bose badukurikiye muri uyu mwanya, ubaho umugisha kubwo gufata uyu mwanya bakareba iyi video. Ntago turimo turapfa ubusa, ntago turimo turangiza igihe cyacu. Nzi neza ko hari umuntu uri kubwirwa kandi wari ukeneye message. Urakoze kugize neza, ni mu izina rya Yesu tubyambaje, urakoze, amen. Karibu Pascal, komeze aho mwari mugeze. Urakoze cyane Emi. Tunongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'ikiganiro. Ni ijambo ry'Imana mu buryo tuza hano twigisha, kuko ni uburyo Yesu yasize yubatse ministeri ikoresha tubona mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ku bice byaho 4, wahera ku murongo wa 11 ukahita ubona uko ibintu byubakitse. Nubwo ari ministeri 5 ariko tukaza hano muri ministeri nyine ya 5 isa naho ministeri ya nyuma, kuko zose ni zikora umurimo w'Imana. Ntatinze rero mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pascal dushima Imana, kandi nyine tumaze kumenyerana kugira ngo dusangire ibyanditswe byera, tuhugurana kandi twigishanya mu buryo Bibiliya yabivuze ko byose bitugirira umumaro, uhereye mu Isezerano ryakera kugeza mu Isezerano Rishya. Ni ukuvuga ngo no guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, aho ijambo ry'Imana ryose ari ibyahometswe n'Imana, nk'uko Paulo yabyandikiye umugaragu w'Imana Timoteyo.
Imana ishimwe cyane rero kuko muri make mu byo twavuze ubushize, iki kiganiro twatangiye nubwo tuzavuga byinshi mu buryo bwo kwigishanya. Impamvu mvuga ngo ni kwigishanya nuko na buri wese tuza hano tumuha inyigisho, ariko natwe tuba twiga, kuko muri ibi bintu nta muntu w'umuhanga muri byo. Nyagasani Kristo ni uza akabana natwe kandi akadufasha muri byose. Ubushize rero twavuze ku bigendanye n'impaka zigaragara muri benshi. Hari abakiriye agakiza, hari n'abatari bakakira, hari n'abandi bakakira barangije babivamo. Ariko twari turi ku bigendanye no kuvuga ku bigendanye n'ibisindisha cyangwa se inzoga cyangwa se ibisembuye. Imana ishimwe cyane rero koko turongeye turagarutse kugira ngo dusubukure aho twari tugeze, kuko twasobanuye byinshi. Nababwiye yuko bidashoboka, ntabwo bishobokera buri wese kumva icyo Bibiliya ivuga ku nzoga cyangwa se ku bisembuye atabanje kwinjira mu Isezerano rya kera mu gitabo cyo kubara, kuko Bibiliya yose iratuyobora kugira ngo yumve ibyerekeranye n'amategeko cyangwa se amabwiriza yagengaga abanaziri. Turabanza tukumva ko umunaziri yari muntu ki, umunaziri yari ameze ate, ese ubunaziri byarangiranye n'Isezerano rya kera cyangwa se ubunaziri n'uyu munsi buracyakomeje. Mbanje kukubwira yuko wowe uneze amatwi kandi undeba, ubunaziri buracyakomeje, ntabwo ubunaziri bwarangiye. Bityo rero tugahita tuhera mu Isezerano rya kera mu gitabo cyo kubara mu bice by'aho 6. Ubwo bushize nari ndi kubabwira ibigendanye n'amabwiriza cyangwa se amategeko agenga abanaziri. Mu ncamake nababwiye yuko umunaziri ku murongo wa 3 muri icyo gice cya 6 hagaragara yuko hari handitse ngo ntakanywe divayi, ngo n'izindi nzoga zose zisindisha, ngo cyangwa se ibizikomokaho, kuko ntabwo ari divayi nyine, n'ibindi bikomoka kuri izo nzoga, ngo n'imbuto z'imizabibu, zaba mbisi cyangwa se zabazumye ntakazirye. Ngo nk'uko twabibonaga ndetse cyangwa se tubisoma no ku itegeko ryagengaga abatambyi bo muri icyo gihe, nabo ryari itegeko ryazaga rikabibahanira yuko nabo bari babujijwe ibisindisha cyangwa se ibisembuye. Hanyuma ariko bo ku batambyi bo tubibona yuko babaga bibujijwe mu gihe babaga ari mu butambyi. Wenda byageraga mu gihe babaga batari muri uwo murimo wa gitambyi, harimo babashaga kuba bazifata cyangwa se abandi bakaba banazihejwe burundu, bivuga ngo yabaga ashobora kuba ari mu butambyi cyangwa se atari no mu butambyi. Iryo ryari itegeko rya mbere ryagengaga umunaziri. Umunaziri nanone twongera kubona irindi tegeko ryamugengaga ryo kutiyogoshesha. Haranditse ngo icyuma cyogosha ntikikamugere ku mutwe, ntakiyogosheshe umusatsi cyangwa ubwanwa, ngo igihe yahize kuba umunaziri kitarashira cyangwa se kitararangira. Iryo ryari itegeko rindi rya kabiri. Ubwo tuje ku by'icyuma cyogosha. Hanyuma kandi umunaziri ntabwo yari yemerewe kugira gute kuba yakwegera umurambo cyangwa se kwegera uwapfuye cyangwa se cyapfuye kindi, habe no kuba hafi yiwe cyangwa kuba hafi y'umurambo. Ngo ndetse ngo haba n'igihe yaba ari agisida cyangwa se impanuka, kuba hari igihe byashoboraga kuba byamubaho ari impanuka ibiteye. Ibyo tubisoma ku murongo wa 11 wo mu gice cyaho cya 19. Ariko ibyo byose urumva ko amategeko yagengaga ubunaziri. Muri ayo mategeko twaragiye twibanda ku itegeko rya mbere rivuga ngo ntakanywe divayi cyangwa se vino n'izindi nzoga zose zisindisha, kugira ngo tuzarebe ko tuzabihuza n'ibihe duhagazemo. Si ibyo byonyine gusa twavuze, twarongeye turaza turubigisha tubasobanurira yuko mumenye ko ibi duheraho twigisha iby'ubunaziri. Umunaziri yashoboraga kuba yarabyihitiyemo, yarabitoranyirijwe, yaritoranyirije kuba umunaziri w'Imana cyangwa se kwiyegurira Imana, agasinya, akamenya nk'aho ari ikintu yakiriye mu mutima we, ati ngewe ngomba kugendera mu mabwiriza cyangwa se mu matwara agenga ubunaziri. Ariko hari n'igihe yabaga yaratoranyijwe akiri mu nda ya mama we ataravuka, Uwiteka Imana akagendera ababyeyi biwe akavuga ngo umwana mbahaye cyangwa se umwana muzabyara azaba umunaziri w'Imana. Ibyo rero nabyo twarabibonye. Si cyo cyonyine tuvuga, kuko twanavuze n'igihe yasozaga ubunaziri. Ubwo ni mu bice 6 ku murongo wa 13 muri cya gitabo cyo kubara. Baze abakunda gusoma cyangwa se abafite ibyanditswe byera imbere yabo bashobora kuhafungura bakareba ibitambo by'ingenzi yagombaga gutanga mu gihe yasozaga ubunaziri bwe. Ubwo ndashaka kuvuga igihe yavuga ati ariko uyu murimo wa kinaziri igihe cyo kuwusoza ndumva nkwiriye kubivamo ngakomeza ubuzima busanzwe. Uraza gusoma ibyo nyintu rero harimo iby'imfizi itarengeje umwaka,
uraza gusangamo iy'inyagazi, uraza gusangamo n'indi mfizi. Ibyo byose byari bishinzwe gukora ibitambo bitandukanye, harimo igitambo cy'umusangiro ari iyo mfizi ya nyuma mvuze, hakazamo n'igitambo gihongererwa ibyaha, hanyuma n'igitambo gikwiriye gukongorwa. Hanyuma rero si ibyo gusa, hari n'ibindi yagerekagaho, iby'inuma, iby'intungura, nyine nibwo nizo ndi kuvuga, n'imitsima idasembuwe n'ibindi, ntabwo ushaka kubisubiramo. Noneho narababwiye nti none se niba tubona ubunaziri mu isezerano rya kera, uwa kino gihe tuzabyumva gute? Kugira ngo wumve iki cyigisho neza, wumve n'icyo bigambiriye, kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa no kwiga neza ijambo ry'Imana, nuko tubanza turebe ese koko ibyo bintu kubera iki byari ngombwa. Iki cyigisho cyo kumpaka ku bigendanye no kunywa inzoga zisindisha, cyangwa se inzoga zisembuye, cyangwa se inzoga zishobora kuza gutera ikibazo, cyangwa se kunywa bamwe ubundi inzoga basigaye barasize mu biyobyabwenge. Ariko nababwiye ko ijambo inzoga byo ntabwo ari ijambo rivuga yuko ari ikizira, kuko ijambo nko mu muco hano iwacu mu Rwanda, ijambo inzoga, ndavuga ni ijambo inzoga ni ijambo ry'umuco, bishatse kuvuga ngo rikoreshwa mu buryo bwose, ndetse rinanakwiye gukoreshwa mu buryo bwose, kuko ntabwo dugomba gutatira umuco. Kuko iyo turi mu buryo bwo gusaba umugeni, uvuga ko wazanye inzoga, cyangwa se ko bagusabye inzoga, ntabwo uvuga ko bagusabye ibindi bajya bavuga bashobora kugerekaho. Ubunaziri rero aribwo buzatwigisha mu buryo bwo gusobanukirwa niba ari ngombwa cyangwa se niba atari ngombwa kunywa izo nzoga, cyangwa niba se ari ngombwa kunywa izihiye cyangwa se ibisembuye. Turinjira tukabona nk'uko ubushize nabivuzeho, tubona abanaziri bagaragaye mu isezerano rya kera, tukabona n'abanaziri bagaragaye mu isezerano rishya. Umunaziri cyane uzwi ku masomo ya Bibiliya cyangwa se abigisha benshi n'ababwiriza butumwa ni witwa Samusoni. Ubu nguyu tumubonaho igisa n'umwihariko, kubera yuko mu bunaziri bwiwe imyaka yose yamaze yari afite umwihariko, kuko yahuye n'imirambo myinshi, ahuye n'ibyapfuye byinshi, ndetse tubona byinshi igihe kinini yonona umurimo yahamagariwe ubunaziri, ndetse ariko ntibyamuje gukomeza ubunaziri, ariko n'ubundi yagezeho igihe kiwe kirarangira, kuko yaje no kumena n'ibanga ry'ubunaziri ryiweho ryari ripfundikiye. Samusoni ni umugabo tubona mu gitabo cy'abacamanza ibice bya 13 ku murongo wa 4 cyane cyane ntubona iby'ubunaziri bwiwe. Noneho uyu mugabo wakomokaga kwa Manowa, ubwo ni mu gisekuru cy'aba Adani cyangwa se kwa Adani hariya kwa Yakobo. Ubwo Yakobo wabyaranye n'umuja wiwe, cyangwa se umukozi we mu rugo wiwe, Biroha, biturutse ku mugore yari yashatse, ubwo byari biturutse kwa Rasheli. Niwe wari utafite umwana, avuga ati none ahubwo igikwiriye nuko wabyarana n'umuja wanjye, nanjye nkabona iki, nkabona urubyaro. Ariko mu by'ukuri Manowa akomoka muri rwa rubyaro rwande rwo kwa Dani, cyangwa se ko ba Dani. Ni mwene Samusoni rero, ni mwene Manowa. Muzi inkuru ko zagenze mu gitabo cy'abacamanza, yisomye ubisangamo. Ntabwo ari uwo twabonye gusa, ahubwo twabonye no mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere ku murongo wa 11, tubonamo undi munaziri ari we wundi kuvuga nyine witwa Samweli. Ari nawe navuga nti mu isezerano rya kera tubona wakoze ubunaziri bwiwe mu gihe gikwiriye, kandi akakora ubunaziri bwiwe neza. Bishatse kuvuga iki? Samweli iyo tumwinjiyemo, nk'uko ijambo ry'Imana bitwereka, ntaho tubona yigeze ateshuka ku ntego y'ubunaziri, ntaho tubona yigeze yonona ibintu. Ubuzima bwiwe, ubu message Samweli aduha, tubona yuko ubuzima bwiwe bwagenze neza kuva akivuka, nk'uko nyina Ana, ubwo urumva yuko ni umuhungu uvuka kwa Elukana mu Befurayimu, kuko nyina Hana yari yarahize umuhigo ati rero ngewe uyu mwana azaba umunaziri wawe Uwiteka iteka ryose. Kandi koko amaze kumucutsa yaramujyanye amujyana Shilo, amumurikira umutambyi Eli nk'uko yari yarahize umuhigo. Suwo rero tubona mu isezerano rya kera gusa, kuko narabwiye nti mujye mwitondera ibyanditswe byera, musome mwitonze, mubashe kumva neza icyo biri ivuga, kuko biriya yitwereka yuko hari n'abandi banaziri benshi bagaragaye ariko batanditswe amazina yabo, cyangwa se batagaragajwe amazina yabo mu isezerano rya kera. Nuko benshi bitubabaza tukabona ko bibanda kuri umwe gusa wabaye umunaziri akanonona ibintu, ari we Samusoni. Bamwe bavuga ngo ni Samusoni, abandi ni Samusoni, nta cyaha kirimo kubisoma gutyo. Ariko iyo dusomye mu gitabo cya Amosi ibice byaho 2 ku murongo wa 11, turongera tukabona abandi banaziri. Uze kuhasoma, cyangwa se niba uri hafi yaho wabumbura asome mu gice cya 2 cy'igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Aho tubona amagambo avuga iby'abandi banaziri,
hagaragara by'abanaziri ntashatse kwinjiramo uyu munsi kuko ubushize nabivuzeho, havugamo ngo iby'abanaziri ngo buhiwe inzoga bagombaga kuvugira ubwoko bw'Imana. Ariko reka ahangaho masome kuko hari n'umuntu waba utarabashije kwinjira neza mu ijambo ry'Imana ngo yibuke cyangwa se utibuka aho izi nkuru twazisomye. Ni mu gitabo cy'umuhanuzi Amose, ibice byaho bibiri ku murongo wa 11, igice cya kabiri cy'umuhanuzi cy'igitabo cy'umuhanuzi Amose, ibice byaho bibiri dusome ku murongo wa 11 na 12. Inkuru zisa naho zaba inshoberamahanga kuri benshi. Ku murongo wa 11 haranditse ngo kandi mu bahungu banyu nahagurukijemo abahanuzi no mu basore banyu abanaziri. Mbese siko byabaye mw'Abisirayeli mwe? Ni ikibazo, ni ko Uwiteka abaza. Ku murongo wa 12 haranditse ngo ariko mwanywesheje abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Ku murongo wa 13 dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuyemo n'imiba rishikamira hasi. Imana idufashe, itubabarire, itugirire neza cyane. Mu yindi Bibiliya hari usoma handitse ngo dore ngiye kubahonyora. Ibi ni byabaye ku bwoko bwa Isirayeli bari barataye Uwiteka, ngo ndetse ngo abahanuzi ngo bakajya bababuza umurimo wabo bahamagariwe guhanura, ndetse ngo n'abanaziri ngo babuhira inzoga. Ubwo ngubwo mbaye inguniye ahangaha, ubwo nawe uribaza ikibazo. Ndagira ngo nkubwire ko mu bwoko bwa Isirayeli iki kibazo cyaje kuvuka. Uwiteka yababwiye aba bahanuzi, ubuhanuzi bwa Mose bwarasohoye muri za 722 mbere ya Yesu Kristo, nibwo Abashuri baje kugira baje gutera hariya Yerusalemu, bafata umurwa w'i Samariya ndetse barawubanyaga. Ibi ngibi byarabaye kugira ngo Isirayeli bibabere akabarore. Mu Isezerano rya kera rero, ubwo aho narindi hari mu Isezerano rishya, ariko nagira ngo nkumvishe ko no mu Isezerano rya kera hari abandi banaziri batagaragajwe amazina. Mu Isezerano rya kera ho rero turongera tukabona abandi banaziri bagaragaramo. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ku gice cyaho cya mbere ku murongo wa 15, tuhabona imivukire y'umugabo twita Yohani Batista, abandi bita Yohani Umubatiza, kandi koko ni nabyo. Niyo tuvuze Yohani Batista ni kuvuga Yohani Umubatiza. Uyu nawe yerejwe akiri mu nda ya nyina ariwe Elizabeti, yerejwe umurimo w'ubunaziri. Shatse kuvuga iki? Shatse kugaragaza yuko ise umubyara ariwe Zakariya wari umutambyi ukomeye, yakoze ibikorwa byiza, ndetse kugeza ubwo Bibiliya imuhamiriza yuko Zakariya ari intungane. Ariko ubwo yari yinjiye agiye konsa imibavu muri bwa butambyi bwiwe, ubwo ndavuga ko yari yinjiye ahera. Iyo twigisha Bibiliya tugaragaza ko icyumba cyari cyangwa se ubuturo bwera bwari bufite inyubako irimo imbere ivuga ahera n'ahera cyane, cyangwa se ahera n'ahera ahera. Ubwo mvuze inzu y'imbere, ntabwo mvuze mu rugo n'ibyari birimo. Ariko ubu butambyi bwa Zakariya kwari kwinjira ahera gusa. Ubwo ntabwo navuze iby'ubutambyi mukuru. Umutambyi mukuru niwe wari ufite access cyangwa se niwe wari ufite uburenganzira bwo kwinjira ahera. Uyu Zakariya rero ngo yinjiyeyo, abandi bari bari hanze kuko yari ari kosa imibavu, kandi kosa imibavu buri mu ijambo ry'Imana bishatse gusobanura ngo n'ubutambyi, ariko buri mu gikorwa cy'amasengesho. Igikorwa cyo kosa imibavu cyahariya kwari uburyo bw'amasengesho, kuko hanze hari abasenga, ariko nawe ari imbere ari kugira gute, ari kosa imibavu. Ariko mu buryo bwo kosa imibavu ngo bari hanze ngo barategereza, bategereje ngo basanga uko byajyaga bimugendekera, ko yajyaga bikora umurimo akabanguka. Siko byagenze. Ariko ntabwo bamenye yuko Uwiteka ari kumutoranyiriza cyangwa se ari kumuha message, cyangwa se Uwiteka Bibiliya yagaragaje muri marayika w'Uwiteka amugenderera, ari kumuha iki, ari kumuha message cyangwa se ari kumuha ibigiye kumubaho. Nibwo yamubwiraga ngo noneho rero, kuko yari amaze igihe kinini atarabona urubyaro, bari bashaje, bari bakuze, ariko muha message yuko bagiye kuzabyara umwana. Noneho atinda aho ngaho, ndetse aza no kugira ikintu nakwita
ingingimira cyangwa se gushidikanya, ariho tubwira benshi tukababwira ngo niba uzi ko Uwiteka guha isezerano wihita ugiye impaka ngo ibyo byose byazashoboka bite, kuko Zakariya nawe buriya tubeye icyitegererezo, yari intungane, ariko ko kantu yakoze ko gushidikanya byatumye agobwa ururimi. Mu gihe cyo gusohoka avuye mu butambyi ageze hanze, abari bari hanze bayoberwa uwo muntu ari we, ngo ahubwo bamubaza ibibazo kuko bakekaga yuko ashobora kuba yaguyeyo. Hanyuma bamubaza ibibazo bakabona araca amarenga, akoresha ibyo twita sanse mimike. Koresha sanse mimike ni gukoresha uburyo bw'ibimenyetso kugira ngo werekane icyo ushaka kuvuga. Zakariya niko byamugendekeye, ariko yari ahawe isezerano ryo kuzabyara umwana witwa ariwe Yohani Batista, kandi koko kondisiyo yahawe Yohani Batista zari zo kuzagira gute, zari zo kuzakora umurimo w'Imana, kuko Yohani Batista yaje ari integuza ya Kristo. Imikorere ya Yohani Batista mu bigisha bamwe bajya bashaka kuvuga ngo hari twigeze twumva yigisha avuga kuri Yohani Batista, aravuga ngo Yohani Batista ngo ni Eliya wazutse. Oya, turabwira ntabwo ariko bimeze. Wenda ashobora kuba yarabuze uko abivuga neza, ahubwo yari kuvuga ati umwuka wari muri Eliya niwo waje muri Yohani Batista. Ubwo ni bw'ubugoroye ibintu, kuko ntabwo Yohani Batista ari Eliya wazutse, kuko Eliya ntabwo yigeze apfa, kuko Eliya ari mumwe mu bahanuzi ba kera, mu bantu babaye intwari kandi babaye abakozi b'Imana mu buryo bufatika. Ariko Eliya ari mu bantu, ari mu w'intangarugero wazamuwe adapfuye. Murabizi abasoma ibyanditswe byera. Ubwo rero bivuze ngo Yohani Batista ngo ni Eliya wagize gute, ngo wazutse, ubucuritse ibintu cyangwa se ubushatse kugira ubwo udatomora gusobanura ibyanditswe byera neza. Oya, ahubwo vuga ngo umwuka wari muri nde, muri Eliya niwo wari muri Yohani Batista. Imana ishimwe cyane. Turi kwigisha ibigendanye n'ubunaziri n'inzoga cyangwa se ibisindisha cyangwa se ibihiye. Ubwo ni uwa mbere tubonye. Ubushize nababwiye yuko witwa Paulo ari we wari Sawuli uvuka i Taruso, nawe burya akomoka mu muryango kwa Benjamini, ni umubenjaminite, ni igisekuru cyo ku Benjamini. Urumva ko bose ni umuntu kwa Yakobo. Iyo dusomye mu bikorwa mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 18 ku murongo wa 18, tubonaho Paulo yavuze, byanditswe byagaragaje ngo yagombye kujya kwiyogosheshereza ikenkiriya, ariko abantu benshi ntibabasha kumva iyo message icyo yari ishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ko kuko ibyanditswe byerwa nanze kwirirwa mpindura ngo njye kuhasoma, ariko ufite biriya hitarambura agasoma. Iyo yavuze ngo Paulo ngo ajya kwiyogosheshereza ikenkiriya nk'uko yari yarahize umuhigo, ngo kubwo umuhigo yari yarahize, banze umenya yuko wari umuhigo se wiki. Kubera iki se abandi bo batigeze bagaragazwa mu byanditswe byera yuko hari ubwo bagiye bagera bakajya kwiyogoshesha umusatsi? Ariko abantu bakunda ijambo ry'Imana mujye mumenya yuko Paulo yari umunaziri w'Uwiteka, kubera umuhigo yari yarahize. Uwo muhigo ni uwuhe? Ni uko yari consacré. Uvuga ngo yari ari muri consacration par vœu, ni kuvuga ngo ni umuhigo w'ubunaziri yari yaragize gute, yari yarahize. Turabizi ko cyaziraga kwiyogoshesha umusatsi mu gihe cy'ubunaziri. Uvuga ngo hari igihe washoboraga kugira gute kuba se navuga ngo iki, ubaye nanjye kuvuga nabi nk'uparitse, ntabwo ari guparika, ahubwo ubaye nk'ushoje umuhigo wa mbere, ukavuga ariko noneho igihe gishobora kongera nzongera nsubukure umuhigo nari ndimo. Kubera yuko ubunaziri washoboraga kubuvamo, ariko ukaba wakongera ukanabusubiramo, ukaba wasubika, ariko ukazongera ukagira gute ukanabusubiramo. Cyane cyane kuri abangaba tubona uko biri yagiye bigaragaza, bagiye batoreranyirizwa ubunaziri, ariko ari bo babigizemo uruhare. Imana ishimwe cyane. Rero noneho harimo benshi bashobora kuvuga ngo niba turi kuvuga ku bisindisha, tukavuga ku bihiye, tukavuga ku nzoga, cyangwa se tukavuga ibisembuye, mu yandi magambo, njyewe nkaba narahereye kwigisha icyigisho kigendanye n'iki n'umunaziri cyangwa se ubunaziri, kugira ngo wumve ubunaziri bwacu bwa kino gihe aho tubukomora. Bushize akagaka ntabwo nakavuze kugira ngo twinjire muri sens typologique. Sens typologique mbashatse kuvuga ngo mu by'ukuri hari igicucu, iyo mvuze ibintu bya typologie mbazanyemo igicucu cy'ibyashushanywaga mu Isezerano ryakera, ariko byasohojwe nande na Kristo nyirizina, kuko niwe wari ufite uyu muhigo wo kuzagira gute, kuzagaragara agaragara mu bwere bwiwe cyangwa se mu butagatifu bwiwe cyangwa se gutungana kwa Kristo. Yesu Kristo niwe munaziri par excellence, cyangwa se niwe uri excellent, niwe excellence, his excellence mu bunaziri.
we yatambye igitambo, nababwiye ko umunaziri yasozaga umurimo w'umunaziri yatangaga ibitambo, ariko byari mu gicucu cyande cya Yesu Kristo. Yatanze iki? Igitambo gihenze kandi kisumba ibindi bitambo, cyangwa se n'amango kiri muri kombinezo ya biriya bitambo byose byagaragaraga mu isezerano rya kera. Noneho rero icyo gitambo ni ikihe? Yesu Kristo niwe waje ari umutambyi mukuru. Abakunzi b'ijambo ry'Imana bajye basobanukirwa ibintu. Yaje ari umutambyi mukuru uza ahagarariye ba batambyi bose bari mu isezerano rya kera. Aza kandi ari umwami. Iyo tuvuga ngo umwami, yaje ari umwami w'abami. Aza kandi ari iki? Ari umuhanuzi w'abahanuzi. Bishatse kuvuga ngo niwe muhanuzi mukuru utegerejwe, wari urindiriwe, waje muri dispensation ya gatandatu. Kandi ikindi, yaje ari cyo gitambo kije gusimbura bya bitambo bitabashaga gukuraho ibyaha. Kuko mu isezerano rya kera barasoma benshi bakavuga ngo umuntu ngo yajyanaga ngo igitambo ngo yagera ngo imbere y'umukumirizi. Umukumirizi ababa batumva ikinyarwanda bakaba bakoresha igifaransa, bakoresheje mu bita le portier. Le portier ni umuntu wabaga ari ku irembo ashinzwe, babaga ari abagabo babiri bashinzwe kurobanura ibitambo, bakemerera igitambo kidafite inenge ko aricyo cyinjira, igifite inenge nyiracyo yakizana agasubira nayo nacyo, ariko igitambo kidafite inenge kikabasha kwinjira. Ariko nubwo icyo gitambo cyinjiraga hakakoreshwaga ibyagombaga gukoreshwa, harimo ibyo kumisha amaraso cyangwa se kuyasiga ku isanduku y'isezerano, ubwo ndavuga igihe umutambyi mukuru yabashaga kwinjira ahera, cyangwa se parti y'umubiri w'igitambo wabashaga kujya ku gicaniro cyo hanze, ariko ntabwo ari hanze y'ihema, ahubwo ni mu rugo imbere mu ihema, kikabasha gutwikwa kigakongorwa. Mu by'ukuri ntabwo ibyaha byakurwagaho, ahubwo habagaho igikorwa cyitwa gutwikirwa. Kubera iki byatwikirwaga? Nuko hari umutambyi wari urindiriwe, wari kuzaza gusohoza ibyo byose, ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu mbwira ngo ahangaha nagombaga kuhitondera kugira ngo mve ngo ni iki cy'ubunaziri nise ngo ni umunaziri uri excellent, cyangwa se w'intangarugero, cyangwa se urenze abandi banaziri yagombaga gukora. Nuko yagombaga gutamba igitambo cyari kirindiriwe, kandi muri misiyo y'Uwiteka yari yarapanze, niwe wagombaga kuzakora ibyo byose. Ahantu ntabwo nagomba kuharenga nababwiye yuko Kristo wari utegerejwe muri ibi ngibi. Yabikoze nta kindi kintu arebyeho, atanga ubuzima bwe, icyo twita mu gifaransa ngo atanze sa vie et sa personne. Atanga ubuzima bwe. Ntabwo ibi ngibi yabikoze nk'uko abanaziri bo mu isezerano rya kera bo babigenzaga, oya. Reka twinjire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, aho ndahasoma. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 ku murongo wa 17. Mbategurira yuko mbere yuko twinjira mu bigendanye no kuvuga ngo ubundi vino ni iki cyangwa se inzoga ni iki, wagombaga kubanza kumva ibi ngibi. Imana ishimwe cyane kandi dushoboze. Twinjire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 ku murongo waho wa 17. Ibice 10 ku murongo wa 17 haranditse ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Amagambo asa n'afite urusobe rwo kubesha atabasha kubyumva. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Nta wubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Imana ishimwe. Igituma data nkunda ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, ngo ntawe ubunyaka, ahubwo ngiye mbutanga ku bushake bwanjye. Ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo. Witonde. Ariko abasomyi b'ijambo ry'Imana nkababwira ngo iyo twinjiye muri Yesaya, umuhanuzi Yesaya hari ibintu yabonye avuga kuri Kristo, kandi Kristo agishigaje imyaka isaga 700 kugira ngo abashe kuza mu isi cyangwa se gucungura isi.
ejo twari turi kuganira n'umuntu ari kumbwira ngo ariko se ngo Yesu ngo ntabwo yaje gucungura umuntu, uyu ntabwo ari umuntu gusa, ahubwo yaje gucungura umuntu n'ibintu byose byari biriho ku isi, kubera ko byose byari byaramaze kugira gute, byari byaramaze kugirwaho umuvumo. Niyo mpamvu Bibiliya itwereka ngo Adamu wa mbere yazanye iki? Yazanye urupfu, ariko ngo Adamu wa kabiri cyangwa se Adamu wa nyuma azana iki? Azana ubugingo. Ayo ni amagambo dusoma mu Bakorinto cyangwa se urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15. Urasoma aze kwasoma cya 15 urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, Paulo yandikira Abakorinto mu gice cya 15 agaragaza ibya Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Ariko ibi bintu bituruka hehe? Ni ijambo ry'Imana turimo, nubwo hari uwavuga ati ese uko noneho twinjiye muri Kristo cyane. Yesu yarivugiye avuga amagambo akomeye, aravuga ngo abarushye n'abaremerewe, ubwo ni Matayo 11, abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ariko agerekaho ngo munyigireho kuko noroheje mu mutima kandi ndi umugwaneza, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Ariko uko koroha kwa Kristo ntabwo abantu benshi bari bagukurura. Noneho twari turi kuvuga ngo ibyo abanaziri bakoraga, nirinze kwinjira muri Bibiliya cyane yo mu Isezerano ryakera kuko ubushize narabisomye, noneho tukareba n'iyi message Yesu yaje gusohoza. Ibi ngibi umuntu byumva bifata gute? Navuze ngo niwe munaziri uri par excellence, uri hejuru, uri mu rwego ruri hejuru, kuko niwe ibi byose byo mu Isezerano ryakera biza biri mu ishusho yiwe. Noneho reka ndavuze nti reka dusome muri Yesaya ibice 53 umurongo wa 10, ntabwo ari kure kuhasoma kuhagera. Tugeze 11, aranditse ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Kuri 11 yaranditse ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha. Hari ahandi dusoma handitse ngo bimushimishe, nibyo kandi bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo akomeye cyane tuzakomeza no kugarukaho mu gihe turi gushaka kuvuga iyi twita mission dei cyangwa se twita mission y'Imana ituruka he. Abateolojiya dukunze kubisoma tukinjira tuti iriya ni mission dei, bishatse kuvuga ngo ni mission y'Imana, kuko benshi ntabwo bumva yuko gucungurwa kwacu byaturutse mu mushinga w'Imana, ntabwo benshi babasha kubyumva. Imana ishimwe cyane. Noneho iki cyo nari mvuze ngo amagambo Yesu yivugira avuga ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye, ariko ngo bigende bite ngo musubirane. Numva hazamo gupfa no kugira gute no kuzuka. Hari imitego Satani akunda gutega abantu, cyane cyane bigaca muri system ya gihanuzi. Rimwe na rimwe yaba Satani bavuze bakagira ngo bakavuga ngo Imana yavuze, cyangwa se niba ari umuntu ku giti cye ati umuntu yaravuze, wanyuma abandi nabo bagatwara message Imana iravuze, Imana irongera iravuze, Imana irongera iravuze. Ariko mu nyigisho dutanga twigisha turababwira tuti mujye mwitondera uburyo bwa gihanuzi, kuko ubwo mbyibutse kuko ngarutse kuri iki kintu mvuze ngo gupfa no kuzuka Kristo yavugaga, yasobanuraga ahangaha. Twabisomye muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 17. Yatwinjiye mu byahishuwe Yohana ibice bya 13 tuhabona ubutatu bwa Satani, kuko abantu benshi bazi yuko Imana ariyo yubatse ibintu mu butatu, cyangwa se ari yigaragara mu butatu. No kugaragara mu butatu nabyo tuzagenda tubyiga, tubyigane, tubisesengure, dusobanure. Ariko ubundi ubutatu bw'Imana, ubutatu bwera bishatse kuvuga iki? Ubutatu bw'Imana bwubatse gute? Hari benshi barabyumva bakagendera muri cya gice kivanguye by'Imana n'amayobera matagatifu, ariko tuba dushaka kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twese rigwiriye rifite ubwenge bwose, nkuko mu Bakolosayi handitse. Imana ishimwe cyane. Rero icyo nashaka kuvuga, ndashaka kugira ngo uko Imana yubatse ibintu mu butatu, Satani nawe agira ubutatu. Nshatse kuvuga iki? Mu Gifaransa baravuga ngo haranditse ngo ni Trinité de Dieu. Ni ndivuga ngo Trinité de Dieu yubatse ite, habaho nicyo bita Trinité satanique. Trinité satanique, ubutatu bwa Satani turaza tukabusanga aho mu byahishuriye Yohana ibice 13. Icyo gice cyose ugisoma uhita ukibonamwo iby'inyamaswa. Reka mbere ku kiyoka.
wahabonamo ikiyoka aricyo cyitwa roshefu, cyangwa se satani roshefu, cyangwa se w'ibibi, cyangwa se kibi, ari buza akishushanya n'iki? N'Imana Data. Tumanze wumve ibintu kugira ngo wumve ijambo ry'Imana neza. Aza yishushanya n'Imana Data. Hanyuma tuhabona ibyo inyamaswa ngo yakize uruguma rwayishe. Mu nyamaswa yaturutse mu nyanja yakize uruguma rwayishe. Iyo nyamaswa yakize uruguma rwayishe, iyo iza mu butatu nayo ikaza yishushanya nk'umwana w'Imana. Bishatse kuvuga ngo niki? Ni umuhanuzi, ni antikristo, niwe uza wishushanya na Kristo. Hanyuma si iyo nyine tubona n'inyamaswa, iyo ngiyo nari mvuze ya mbere ngo yaturutse mu mazi, ngo ni inyamaswa yakize uruguma rwayishe. Bishatse kuvuga ngo yishushanya na Kristo, bivuga ngo gupfa no kuzuka, ariko ibyo ni antikristo tuzabibona. Hanyuma tukabona n'inyamaswa yavuye hehe? Yavuye ku butaka, ari hiza yishushanya na Mwuka Wera. Ariko izayishushanya na Mwuka Wera mu by'ukuri ni ibanga rihishuwe, ubyumva ubikurikira amenye yuko ni umuhanuzi w'ibinyoma, nguko uko Satani nayo yubatse butatu. Hanyuma rero uyu munsi nanze kwinjira muri vino, mbararikira kugira ngo ubutaha tuzinjire muri vino nyamukuru, ariko ngira ngo nkumvishe umunaziri uza agasohozwa ubunaziri bwiwe, cyangwa se biriya bintu byashushanyaga igicucu, byari biri mu gicucu, byari biri mu bwihisho by'icyo Kristo nyamukuru ari we munaziri par excellence yari kugomba kuzaza gukora mu isezerano rishya nk'uko tumubona. Imana ishimwe cyane kandi ibagirire neza. Ubutaha noneho tuzinjira mu cyo twita vino niki, kuko ubundi abantu benshi ntabwo bazi vino icyo ari cyo. Ubwo ni naho za mpaka tuzazisesengura. Abenshi bari bavuga ngo none se ngo Paulo ngo yandikiye Timoteyo ngo akamubwira ngo kubw'inda yawe yakunaniye. Ako ngako nako reka ngashyiraho question mark, kuko benshi bazamenya impamvu Paulo yabwiye Timoteyo ngo kubw'inda yawe yakunaniye. Abandi bakajya mu zindi mpaka bakavuga ngo none se ngo Yesu ngo hariya mu bukwe bw'Ikana ngo byagenze gute? Ngo ntabwo se ngo yewe ngo yahagije abantu ngo akabaha vino. Ibyo nabyo ni umukoro mbahaye, cyangwa se si umukoro nihaye, ariko ni ukubabonja kugira ngo ubutaha tuzaze twinjira mu ijambo ry'Imana tubisobanura. N'abandi benshi bagira ibibazo ngo buriya se ngo Yesu we ku musaraba ngo iriya nzoga ngo isharira bamuzaniye ngo buriya se ngo cyaba ari igiki, urabona se ngo atarayinyoye. Abandi bati se buriya kunywa gakeya aricyo byadutwara. Abandi ngo umuntu se ngo anyweye ariko ntasinde ngo aricyo byabitwaye. Reka ndekeraho mbashimiye kandi mwagize neza kubana nanjye. Ndumwisha w'ijambo ry'Imana nk'uko tumenyeranye, kandi mbararikiye kugira ngo ubutaha, ubwo nari mbakopeje ibintu by'ingenzi kugira ngo ubutaha tuzabibemo. Uzampaka zose ujye ujya ubashe kumenya niba turi abanaziri. Gusa byo naguhamirije yuko abakristo, ubundi ijambo ngo abakristo, ahubwo tujye tuvuga ngo abakristo ni abantu ba Kristo, tugomba kuba nkawe, kuko niwe yavuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ijambo ry'Imana riri muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose nk'uko ibyanditswe bitubwira. Murakoze cyane. Yari Pascal Dushimimana, ni umwarimu wanyu, mwigisha mwiza, kandi nemera yuko namwe mu bihamya yuko Imana izakomeza kutugomorera ku migisha yabo binyuze hehe? Mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana gatoya. Data Mana, Data wa twese, turagushimiye kuko uri imbaraga muri twe kandi uri urukundo. Ntawanye nawe kuva twakumenya, twakubonyemo ubushobozi, twakubonyemo ubwenge, twakubonyemo ubuhanga, twakubonyemo ukuri. Ntabwo twakuvaho ngo tugire ahandi tujya, kandi ari ufite amagambo meza y'ubugingo nk'uko Petero yabivuze. Ariko Nyiringabo, n'ubundi iri ni ijambo ryawe rikwiriye kuba mu mitima ya benshi, rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Reka ukuri kwawe kuganze muri twe, abenshi bahagaze mu buyobe wongere ubagaruze neza yawe, kandi n'ukuri ni wowe kurishorera rikaba muri bo rishoye imizi myiza, kugira ngo Uwiteka Imana babashe gukurira muri ryo bakozwe naryo. Ibindi byose abana b'abantu babasha kwishingikirizaho, dukubise hasi uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo, niwe utuneshereza, kandi nukuri duhamya neza udashidikanya yuko ari uzarema igishya kubw'ijambo ryawe. Urakoze kutwumva no gukora ibirenzeho, mu izina rya Yesu, amen.